Mwiriwe neza, uwo muvugana nawe ni Uwizeyimana Olga. Uyu munsi tuje kuganira, nongeye gusuhuza abafana banjye, abari hanze y'igihugu, Amerika, Aziya, Burayi, mbese abari mu bihugu bigiye bitandukanye ndabashuhuje. Munkurikira ku nkoranyambaga haba Facebook, YouTube na Instagram. Kuri YouTube ni Uwizeyimana Olga mu izina rirerire mu nyuguti ndende, washakinga ukambona. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo ese nk'abana b'abakobwa usanga bitwaje urukundo. Tugiye kuvuga ku bintu bijyanye n'urukundo. Ese urukundo twarutandukanya gute na bizinesi? Urukundo dusigaye twararugize nka bizinesi, aho usanga ukundana n'umuhungu kuko hari icyo umukeneyeho, ukundana n'umuhungu kuko hari icyo afite wowe udafite umushakaho. Ese birakwiye ko ibi bintu byagakwiriye? Ese kubera iki tutavuga ngo urukundo nirwo rujya imbere ibindi bize nyuma y'urukundo? Ese ibyo bintu kuba wakunda umuntu kuko afite amafaranga, abaye adafite amafaranga ntimwakundana mukayashakana, nyine ibintu mukabishakana? Ese ni igiki gitera abana urubyiruko, si abakobwa gusa n'urubyiruko, haba igitsina gabo igitsina gore? Ese ni igiki kibatera muri ino minsi usanga umwana adashaka gukora, ugasanga agiye mu muhanda, agiye mu bintu byo kwiyandarika, nyine agiye mu ngeso zitari nziza? Ese ni iyihe nama aba bana b'abahungu cyangwa b'abakobwa, ni iyihe nama tuje kuganira ku nama twabaha? Ese birakwiye gusuzugura akazi? Ati njyewe aka kazi kameze gutya sinagakora, wenda urugero rwa hafi, ati kiyede sinagikora, ubukarani sinabukora. Ariko hari abo butungiye umuryango, bakishyura inzu ubukode kandi bakishyura neza, kandi mu nzira ukabona bameze neza nta kibazo bafite, bakoresheje amaboko yabo. Ese ba bandi badashaka gukora, bashaka kurera amaboko, ariho usanga uburara havuyemo kujya mu mihanda, usanga batwaye inda zidateganyije, ariko mu by'ukuri ugasanga babigizemo uruhare. Ese icyo kintu muracyumva gute? Ese birakwiriye nk'urubyiruko? Ugasanga bari mu muhanda bari kunywa ibiyobyabwenge, amatabi, za mugo, ugasanga afashe umuntu barahuye aramwambuye, ibyo tujya tubyumva hirya no hino, ugasanga amuteye icyuma. Ese ibyo bintu kandi wareba imyaka ye, ugasanga imyaka ye nyine ni mikeya, ntibikwiriye nyine ko yakabikoze. Ese nk'abanyarwanda muri rusange, ese ababyeyi bo batita kuri abo bana, ese birakwiye? Cyangwa twavuga ngo na leta nayo nishyireho akayo, n'ababyeyi bashyigikira abana mu mafuti, leta ibashe kubigisha, kuko turimo kubona umubare w'abana benshi. Sinzi nimba ari ikibazo kiriho, wenda ari ukubera turi mu biruhuko, ariko ntabwo bikwiye. Ugasanga abana barimo kwambura abantu bitambukira, ugasanga hari ahantu utaca saa 12, ugasanga hari ahantu ABC. Izo ni ingero tugenda tubona. Ese uruhare rw'ababyeyi ni uruhe? Turagira ngo tugaruke ku babyeyi. Ababyeyi batererana abana, ntibabiteho, ntibabahe uburere. Ese ibyo bintu birakwiye? Ugasanga umubyeyi yavuye mu mirimo, ariko nyine ugasanga nta burere arimo guha umwana, ntari kumwitaho uko bikwiriye. Ni handi usanga umwana agiye mu muhanda, agiye kwiba, agize marine, atari ukuvuga yuko babuze ubushobozi, nyine ntashaka no gutoza umwana umurimo. Mu gihe bari mu biruhuko namutoza umurimo yige, ariko anamutoze n'umurimo, ejo n'ejo bundi uzamugirira akamaro. Kuko niyo usanga abana babaye ibirara bagize gute, nimba umwana abyukira muri televiziyo, akirirwa muri televiziyo, atafata umwiyonga, afata umwiyonga akubure ngo abakozi barahari, ngo ibyo birabareba.
ntabwo byagakwiye nawe mubyeyi nubwo uba ufite ubushobozi pe, ariko ugira ibintu bikeya utoza umwana wawe. Umutoza umubwira ati mwaje mu biruhuko muri vokasi, mu gitondo ugomba gufata umweyo ugakubura iy'imbuga ukamenya amasuku yo hanze, nawe ufashe tatine, nurangiza nyuma ya saa sita ikigoroba uze gufata ibyombo mwakoresheje ubyoze. Icyo gihe uwo mwana azabyuka avuga ati mama yambwiye ngo ndakora amasuku yo hanze, nyuma ya saa sita igicamunsi ku mugoroba ndaza koza ibyombo twakoresheje amasaha ya mu gitondo. Icyo gihe wa mwana afite utuntu tumuhuza, muha umwanya muke wo kujya kuri televiziyo, muha umwanya wo kujya kuri telefone, umwanya mutoya, ahubwo undi mwanya umutoza umurimo. Ntuhari ariko ubwira uwo mutatini, umubwira ati tatini uze kumenya uyu mwana aze gukora ibi, mushinze ibi suze kubikora ahubwo nze gusanga ari we wabikoze, kuko natabikora hari ibyo namusezeranyije sindi bumuhe. Nyamara urimo kwica umwana wawe, urimo kuvuga ngo umutatini arabikora, ariko ntabwo bikwiriye kuko ejo n'ejo bundi ubuzima burahinduka. Ntabwo byagakwiriye ko umwana utagomba kumutoza umurimo, kuko umurimo ntiwica ahubwo wungura, utuma umuntu amenya ibintu byinshi ejo n'ejo bundi, kuko igihe cyose ntabwo uhorana n'umwana. Tujye duteganya ko isaha n'isaha dushobora gutaha mu buryo butunguranye, mu buryo tutiteguye nyine, kuko iyi saha igeze Imana ntabwo iguteguza, harabiteguza ariko hari n'ibyo itaguteguza. Rero gayizi ntabwo byari bikwiriye nk'ababyeyi, gayizi mukurikirane abana banyu, mubatoze umurimo kuko umurimo ntawe wishe. Ni byiza gutoza umurimo nubwo waba ufite ubwo bushobozi, nawe ejo bundi akazabugira, ariko akaba hari ibyo azi kwikorera mu buzima bwe mu gihe ntawe afite umwunganira, nawe akabyikorera, akaba yafata umweyo agakubura, akaba yafata itorosho agakoropa. Ibyo bintu ni byiza ku mwana, ukagira bimwe by'ingenzi umwigisha. Ntabwo ari byiza gufata umwana ngo umurere nk'aho ari ivaze niyo uyiterura ukayitereka aha. Rero kurera umwana nk'ivaze ntabwo bikwiriye, kandi nkeka yuko umuntu wigishije umwana we gukora imirimo izi saha nkeka ko aticuza. Rero babyeyi mwiyubahe, muhe abana banyu uburere bwiza. Uburere bwiza niyo soko y'iterambere nziza, isoko y'umuco mwiza, kuko nudaha umwana wawe uburere nta wundi uzaza kubuguhera umwana wawe mu gihe wowe utabumuhaye. Azabitoragura hanze, azumva bamubwira ibitari byo, usange kubera nyine utamwigishije, utamubaye hafi, usange niho hari kuza risike nyinshi. Yego turabibona ku nkoranyambaga, wenda ibintu byaroroshye, inkoranyambaga urajyaho ugashakinga ibintu ukabibona, ariko nawe nk'umubyeyi wagakwiriye gushyiraho akawe, akumva ibyo abandi bamubwira, ariko nawe ukaza ukegera umwana wawe ukamuha ati ibi bintu mbajije bikorwa gutya, ubitwaramo gutya, kuko iyo utabikoze gutya nawe usanga ubuzima bwawe buhangingirikiye. Icyo gihe uwo mwana azakura nta n'ikintu aguhisha, nyine arakwisanzuyeho. Ugasanga umubyeyi arataha aratoteza umwana, umva imbere ngo genda ubibaze mama wawe, papa wawe. Gayizi ibyo ntabwo bikwiriye, urabyumva urananiwe, ariko egera umwana wawe, icyo ni ikibondo cyawe, mwegera umubwire ati rero umwana wanjye ndumva ananiwe, mu kanya kari imbere reka mbanze nduhuke, shyira ubwenge ku gihe, mu kanya kari imbere hanyuma uze umbwire icyo ushaka ndagusobanurira, kuko niwo mubyeyi. Icyo gihe ni hahandi usanga nutamuha umwanya arajya kubaza umutatini, kuko twese dufite imico igiye itandukanye, dufite uko twagiye turerwa, dufite aho twagiye turererwa mu miryango igiye itandukanye. By the way, hari ibyo tuba twaratoraguye ahandi natwe tutahawe n'ababyeyi. Icyo gihe nzabiha umwana wawe, ariko nanjye nta bumenyi bwinshi mbifitemo, nzamuha ibyo nzi nyine, cyangwa se usanga ndanamuyobeje, ariko mu by'ukuri nk'umubyeyi wakabaye hafi y'umwana wawe, aho kugira ngo umwana weho utahe umwana kwikanga ati noneho mama araje we, ati ntabwo ndi bumukire. Ugasanga umwana nyine nta mishyikirano, hari ukuntu nyine avuga ati
yagiye nyine kubera ko nta yandi mahitamo akafata Imana afashe mama ave hano cyangwa se Mana afashe papa ave hano. Ni ukubera iki? Nta rukundo uha umwana wawe, ntabwo umuha umwanya ngo muganire, umuganirize, kuko nawe iyo uhari wigira muri telefone ukajya mu cyumba cyawe ukamutuma ati nzaniye iki nzaniye iki. Icyo gihe umwana yego ni byiza kumutuma ngo nzanire iyo tasi, nzanire iyo silipa, nzanire urwo rukweto, nzanire iki, nzanire uwo mwenda, ni byiza ko wabimutuma, ariko mu by'ukuri ntabwo uri guha umwana wawe umwanya ngo umuganirize. Wowe icyo ukora ni ukumutuma gusa ibyo abandi bakoze. Ese we ugura umubyeyi aho uri hose, mubyeyi winenge, wumve yuko mu gihe wiyemeje kuba umumama ugomba kumenya ibizagukomokaho, ukabiha uburere bwiza, u Rwanda rw'ejo hazaza, kuko ukurera ni nako uba ugaburira isoko y'iterambere, uyiha ibintu byiza n'abagukomokaho tukabatangaho urugero, kuko nuha umwana wawe uburere ni hahandi tuzamusanga mu mihanda nawe yabyaye indahekana, yabyaye indi ndahekana kandi nta bushobozi ntaki. Ibyo byose rero nk'ababyeyi mu bushobozi bwanyu muba mufite bukeya turabashimira ko muba mwaratubyaye pe, ariko mujye munasubira inyuma mutwiteho, mwere kudutererana, mutube hafi, natwe niho tuzabaha umusaruro muzima, kuko nimudutererana nta musaruro tuzabaha. Hari igihe wenda tuzagirirwa umugisha tukabona iyo nyenyeri tukayigwaho inyenyeri yacu, ariko namwe babyeyi mugombe gushyiramo umuhate. Turabizi ko muba mwagiye kudushakishiriza ubuzima, ariko ntimutwibagirwe, mwitererane abana banyu ngo mubatererane, mwumve yuko nyine byose biri mu maboko y'abandi, ni ibyawe nta wundi. Niwambara ubwo busa umenye yuko nyine niwambara ubwo busa umwana wawe uzamutoza kwambara ibintu birebire nawe wambara ubusa? Ese umwana wawe uzamutoza kwambara umwenda muremure nawe ubwawe utawambara w'umubyeyi? Babyeyi mwiyubahe, mumenye imyenda mukwiye kwambara niyo mudakwiye kwambara imbere y'abana banyu. Uko ibyo wikora niyo mpamvu n'abana babikora, ntimukabarenganye. Mwisubireho, mugaburire abana ibiryo bizima. Ibiryo bizima bitunga umubiri muzima. Ntabwo nujya kumugaburira ibiryo byanduye ntabwo nyine ntabwo uzaba umuhaye ibintu bizima, nyine uzaba umuhaye ibintu byanduye. Gayizi, twite ku miryango yacu, twite ku mafamili yacu, nubwo tuba dufite ibintu byinshi bitunaniza, ariko gayizi ni umwanya muto tuba tubonye, tujye tuwubyaza umusaruro, tuganire n'umuryango wacu, tuganire n'abana bacu, twumve n'ibitekerezo bibarimo, twumve n'ibyo bashaka kugeraho, hanyuma natwe tubahe sapote mu bushobozi dufite. Gayizi, nongeye kubashimira mbabwira ngo mukurikirane indirimbo y'umubyeyi Jeanne d'Arc. Afite indirimbo nziza cyane yasohoye, hariyo bita nzamwitura iki, hariho kuri YouTube ye rwose wagenda ugashacinga nzamwitura iki, Jeanne d'Arc nzamwitura iki. Hariho indirimbo nziza cyane kabisa, mujyeyo mwumve amavuta, mwumve indirimbo nyine irimo ubutumwa bwubaka abantu. Harimo iyo ndirimbo irimo ibintu byinshi, kandi koko uri muri Yesu nta kintu abura. Gayisi, mumukurikirane, tumuhe sapoti, ibintu byose bigende neza, kandi murakoze cyane, ndabakunda, bye bye.